ni byiza n'iby'igikundiro bakunze bagubwa neza, inshuti zagubwa neza, kandi bagenzi tujya duhura kwa hano urubuga rwacu rwagubwa neza. Uyu munsi murabibona ngira ngo ijisho rishobora guhita risobanura ijambo nyamukuru ry'uyu munsi cyangwa se interuro y'ikiganiro. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryiza, reka mbanze nsome kuri kafe kugira ngo ibintu bigumye kugenda neza. Ariko uyu munsi nababwiye ko tugomba kugubwa neza. Kugubwa neza rero nababwiye ko nta kindi ikintu turaganiraho uyu munsi. Ijambo nyamukuru, intego yacu y'uyu munsi ni ukuganira ijambo yitwa ngo umutekano w'inda. Abantu bagerageza kwiyumanganya bakareka kuvuga ku nda, ariko urebye ibibazo byose byugarije isi bishingiye kuri iyi nda yacu. Iyi nda wabashije kuyikemura ibibazo byayo, wabashije kwikemura ibibazo byayo mu buryo bwiza, ndababwiza ukuri nta iyi si yacu yahita iba paradizo. Wabashije kumenya umutekano w'iyinda. Burya intambara zose mubona, inzangano mubona, amahane n'ibindi bibazo bitandukanye, ikintu cy'ahantu hambere haba habuze umutekano n'iyinda yacu. Uyu munsi rero tuganire ku ijambo umutekano w'inda. Hano mu Burayi cyangwa se no mu bihugu byitwa ko biteye imbere, ikintu cya mbere babanje guteraho imbere ni ukumenya umutekano w'inda. Mwagira abasirikari bakuzura igihugu, abaturage badafite umutekano w'inda, imivurungano, inzangano zizahoraho. Abantu bagiye kuzashirira mu nyanja baza mwa bino bihugu gushaka umutekano w'inda. Ibi bihugu by'i Burayi hari abantu benshi mujye mubona ku mateleviziyo, abantu bagwa mu nyanja, abandi bakagira ibibazo kubera umutekano w'inda. Iyi inda yacu, inda hano mu Burayi babyise neza, ijambo rikomeye kuri muntu wese abaza nuko bivuga mu ndimi zabo, baravuga ngo ni food security, umutekano w'ibyo kurya. Ikintu ndakorwaho ni ikintu bita umutekano. Ibindi byose bishobora kubaho, yewe na hariya muri za Ukraine mumva ngo hari indambara, ngo hari iki. Ikintu kidahungabana ni ikintu bita ibyo kurya. Ikintu kidashobora guhungabana babashije gukemura, ari naho iterambere ishingiro ry'iterambere ni ukubanza kumenya umutekano w'ibyo kurya. Uyu munsi rero bavandimwe bagenzi banjye duhurira kuri urubuga rwacu rwagubwa neza, ntabwo twagubwa neza tutabashije kurebera hamwe ikijyanye n'umutekano w'inda, iyi nda yacu. Kuko iyi nda yacu yo njya nsoma ibinyamakuru, nkareba intambara zituruka, nkareba ibibazo by'umwihariko twari dufite abanyafurika iwacu muri Afurika. Abantu banga kuba iwacu muri Afurika tukafata nko muri gihenomu. Abantu twanga gukemura ibibazo byacu muri Afurika ngo dushaka umutekano w'inda, tukaza kubikemura hano mu Burayi. Kandi na hano nta muntu ushobora kuguhereza iby'ubuntu. Ntakagira ubeshya. Ejo bundi nabahaye ikiganiro tuvuga ngo imibereho tubaho hano mu Burayi nta hantu haba iby'ubuntu, ahubwo imirimo twirengagiza gukora muri Afurika ngo tuyikore neza, tuyibyaze umusaruro, niyo tuza kure hano gukora. Baratunganije kandi ugasanga umuntu nyine umutekano w'ibyo kurya rwose ni nta makemwa hano. Umurimo wose hari ijambo njye bakunda kwita mu Kinyarwanda, ni ijambo ngira ngo rishobora ritajya rihabwa imbaraga rikwiriye, kandi ni ijambo rifite imbaraga, ngo nta murimo w'umunyagara. Nta munyagara w'umurimo ubaho, upfa kuba gusa ugushakira umutekano w'iyinda, umutekano w'imibereho, food security. Iryo jambo turi kuganiraho kuri uyu munsi. Bavandimwe rero, inshuti zanjye zagubwa neza, kugira ngo namwe muzampereze ibitekerezo kuri iki kintu. Ni igiki tubura abantu kugira ngo habeho abantu barwara bwaki? Umuntu abyara umwana afite amaguru n'amaboko, ari umugabo n'umugore, uwo mwana bumva ko agomba kurwara bwake, nta mutekano w'ibyo kurya uhari. Umutekano w'ibyo kurya, umutekano w'inda, food security niko babyita. Uwitwa umuntu uri muzima, utari umurwayi mu mutwe, utacitse amaguru n'amaboko, kuko ushobora kuba ucitse amaguru ariko ukabasha gukoresha amaboko. Hano njya mbabona, hano nako ho banakoresha n'abasazi hano baragerageza usare, ariko umenya ngo ukenera no kurya.
ntago bamubura uturimo ashoboye gukora nubwo yaba arwaye mu mutwe ariko hari ibyo bashoboye bapfa kumurinda gusa kutagirwa hohotera ariko akumva ko nawe kunda yiwe afite umusanzu agomba gutanga kugira ngo abeho. Rero ku mutekano w'ibyo kurya ikintu cya mbere kugira ngo umuntu ashake umutekano w'ibyo kurya ni ukumva kuko kugendera muri rya jambo Bibiliya yaravuze ngo iyi si ndayibahaye muyihingire muyibyaze umusaruro itohe musorome imbuto zayo. Ntimuzatume imifatangwe, ntimuzatume ibamahwa, ntimuzatume isiba ati dore iyi si niyo mbahaye ngo mugende muyuhire muyimere muyigire neza hasigaye nayo ibahereze ibyo kurya. Navuze ko turaganira ku mutekano imbuto zikaba zirahari mbega ibyo kurya by'uburyo bwose. Kubera iki muri iyi si bakunze bagubwa neza? Ntabwo bishoboka ngo umuntu avuge ngo aguwe neza yaburaye. Ntabwo avuga ngo uguwe neza ufite umuturanyi waburaye. Ntacyo bimaze. Kuko umuturanyi ugomba kumubera urumuri nawe mpaka agakoresha imbaraga Imana. Keretse ari umurwayi kandi uwo murwayi nawe ukwiye kumufasha ukamushoboza kugira ngo akire vuba nawe agende agiye gushakisha umutekano w'ibyo kurya, umutekano w'inda ye. Nta wundi muntu ushobora kureberera undi. Abantu benshi bajya banapfa ngo runaka ngo ntiyanderebe. Arakureberera ute? Ko buri muntu wese kuri iyi si ikintu namaze kubona hano mu Burayi dutuye, buri wese yigishwa kureberera inda ye, kureberera urugo rwe, kureberera abana be. Abantu bajya batekereza ngo hari ahantu hari iby'ubuntu kandi bajya baca umugani mu Kinyarwanda kandi ikigaro naragikoze ngakimwana kaza imvura ihise. Ndakubwiza ukuri niba nutegereza kuzafashwa uzajya gufashwa n'ubundi uri guhenguka. Mujye mureba ibihugu bya Afurika byitwa ko bifashwa kigira ngo kiratera imbere umunzani horo umeze gutya baramfasha ntibamfasha baramfasha ntibamfasha igihe cyose bahora bahagaritse umutima niba tamfasha kora ibi kugira ngo tugufashe kora ibi kugira ngo ese njya nkunda kuvuga ngo bimwe mu bibazo ubu abayobozi bacu bo muri Afurika bafite ni ukubera ko bananiwe gushyiraho umutekano w'ibyo kurya. Ikibazo gikomeye kandi dufite abaturage dufite abanyabwenge dufite ariko abantu bananiwe bashakiye umutekano aho utari. Umutekano bakawushakira mu mbunda, bakawushakira mu masasu, bakawushakira mu basirikare, bakawushakira mu bapolisi, bakawushakira umutekano wa mbere n'inda. Abantu bagenzi banje bakunze bagubwa neza, abantu mwize mukajijuka, yemwe n'abatize bafite imbaraga amaboko n'amaguru, dushakire hamwe umutekano wacu w'inda. Buri muntu wese shakira umutekano urugo rwe, shakira umutekano umuturanyi, ashakira kuko n'ubu ufite byinshi umuturanyi wawe ntumwigisha ukuntu nawe yabigeraho. Bijya muzabisangira kandi muzabisangira ku kibi n'ikiza. Turi kuganira nanjye ndi kuriya ko ni umutekano w'inda. Umutekano w'inda tugomba kuwubungabunga. Twishakira umutekano mubiri kuko nitumara gukemura umutekano w'inda wa wundi uziza. Mba hano muri gihugu cya Denmark ntabwo ndabona umusirikare kandi barahari ariko zaragenda ashaka buri wese afite icyo kurya n'icyo kunywa. Impamvu abantu barararwa ntambi nuko impamvu abajura babaho no kubera iki ntabwo bigeze bigishwa gushaka umutekano w'ibyo kurya. Bakunze rero bagubwa neza. Twese tuganira mu rurimi twumva tushakire hamwe igisubizo cy'umutekano w'ibyo kurya. By'umwihariko reka nganiriza abantu bajijutse, abantu bayoboye abandi bajya bavuga ngo nabavuga rikijyana. Witwa umuvuga rikijyana gute kandi udashakira umutekano w'inda aho ushinzwe? Njyewe ndi umupasiteri. Ni gute waba uri umupasiteri utababazwa utarazwa rwandambi n'abashomeri ufite mu rusengero rwawe? Cyangwa ni na pasiteri ugasanga ari umushomeri nyene nawe ikibazo no gushobora gusanga ari impumyi imwirandati zindi. Ikintu cya mbere tugomba gukora abantu bitwa kuko Imana yadufunguye amaso kureba kure kurusha abandi cyangwa se kubura umuriro w'abandi nuko bashakira umutekano byo. Reka mbabwize ukuri no mwijuru abantu bajya biriko baririmba ntago uzarya muri umushonje. Ndakurira inzira njyewe ndi umupasiteri ariko ndakurira inzira abantu ku gishyitsi ijuru abantu biriko baririmba nutabanza gushaka umutekano w'iyinda iyindi zagucumuza
iyi nizaguteranya n'abantu bakunze rero bagubwa neza. Ndagira ngo tuhane ibitekerezo, ni iki cyakorwa kugira ngo iyi si yacu tuyihindure ibe nziza, ituviremo ibyo kurya bishobora gutuma umuntu atifuza ibya rubanda. Byagenda biti ngo twumve ko mu Afurika yacu njya gubwa neza. Ni urubuga nashyizeho kugira ngo tujye turwanira n'abanyafurika. Mfite n'urundi rubuga rwa bohoka wisanzure rugendanye n'iby'ijambo ry'Imana, ariko nasanze roho nziza igomba gutura mu mubiri muzima. Niyo mpamvu nashyizeho n'urunguru rwagubwa neza kugira ngo tujye tuganira. Rero ndagira ngo nsoze, ariko ndariki bavandimwe bagenzi banjye muri hano mu Burayi, Imana yaduciriye inzira tukaba turi hano muri Burayi mu bihugu byamaze gushaka umutekano w'ibyo kurya, umutekano w'inda, bakagerageza mu byo bakora byose hano mu Burayi. Ikintu cya mbere bonye kitajya coronavirus yabayeho ahantu hambere ngira ngo hakubititse ni ku byo kurya hano mu Burayi. Nta ibiryo byigeze bibura abe na kimwe. Uyu muzi intambara y'Ukrine yabaye, nuhinga ibijumba muri Afurika ari kuvuga ngo ibijumba byahenze, nuhinga urutoke ari kuvuga ngo ibijya mu nyu byahenze, uhinga ibirayi Ukraine hari intambara, uhinga ibigori Ukraine hari intambara, kubera ko nta mutekano. Nta mutekano w'ibyo kurya twigeze tugira muri Afurika. Ni gute intambara yabiri hano mu Burayi, twebwe ibyo birayi ntitubibure, twebwe umuceri ntitubure, twebwe izo ngano ntituzibure, ari twebwe kandi twe turya imigati. Imigati niyo idutunze hano mu Burayi, ni iyo miceri yo tunayirya iturutse muri Afurika. Ngo ni kawa yarabuze, ikawa tuyinywa buri munsi. Ibyo umutekano, igihugu cyakemura umutekano. Ikintu handi kubwira abakirisitu bagenzi banjye cyangwa bakunzi bagubwa neza kuri urubuga rwacu rwagubwa neza, ariko mujye muza duhana ibitekerezo tuganire, muze duhana ibitekerezo tugubwe neza. Nushonje havuge tumuhereze, ariko twese tugubwe neza. Ushonje aze tumuhereze, tumwereke inzira yo gushaka ibyo kurya, kuko ntabwo bikwiriye ko tugomba kubaho tudafite umutekano w'ibyo kurya. Tugomba gukora uko dushoboye mpaka tukubaka umutekano w'ibyo kurya. Imyaka maze hano mu Burayi maze kunyigisha umutekano wa mbere bakemuye si uw'amasasu, si uw'iki, babanze bakemura umutekano w'ibyo kurya mu baturage. Hano nta upfa kuhagera gusa, nubwo wahagera utembera ibyo kurya, kandi haba ibihe byiza amezi 2 gusa, ariko bashatse umutekano w'ibyo kurya. Buri wese yifuza kuza hano mu Burayi kubera ko hari umutekano w'ibyo kurya. Ntabwo ari uko hari amazu meza kurusha ahandi, ntabwo ari uko hari abasirikare, nuko hari umutekano w'ibyo kurya. Ngiye gusoza rero mbabwira ngo muze duharanire kugira gute gushaka umutekano w'ibyo kurya, dukoresha imbaraga zacu, tubyaza umusaruro buri murimo wose. Nta murimo w'umunyagara hano ntazakubesha umuntu azava hari iwacu muri Afurika yari afite bamukingura igipangu, yari afite bamutwara mu modoka, nagera hano akazi kose azabona azakora, kandi uzasanga afite umutekano w'ibyo kurya urenze ujya yari afite ngo yitwa minisitiri cyangwa kuko ushobora kuba uri minisitiri, ushobora kuba uri depite, ushobora kuba udafite umutekano w'ibyo kurya. Vuga ngo aka kazi ni nkavaho birarangiye. Hano mu Burayi nubwo hari umutekano w'ibyo kurya. Ikintu bakemuye cya mbere umutekano w'ibyo kurya, kandi zikaba inshingano z'abitwa ko ari urumuri rw'abandi. Buri muntu wese, si umutegetsi, si iki, umuturage, umutegetsi n'iki, yumva ko agomba kugira uruhare mu gutanga umusanzu w'umutekano w'ibyo kurya muri rubanda, muri sosiyete no mu muryango. Mbese uruhare rwawe ni uruhe ku mutekano w'ibyo kurya, cyangwa nawe uri wamuteza amaboko ngo bazamfasha? Ndasoje vuga ngo mutange ibitekerezo, mureke duhane amakuru y'icyo twakora kugira ngo nkunda kwibanda kuri Afurika yacu, nkunda kwibanda ku biyaga bigari, kugira ngo intambara tuzazinesha. Intambara zizava mu karere kacu muri Afurika yacu, kwimuka bizacika muri Afurika yacu ari uko tubyaza umusaruro w'ubutaka Imana yaduhaye, tukagira umutekano w'ibyo kurya. Tugira umutekano w'ibyo kurya, tugira umutekano w'inda, asigaye ibindi byo birizana. Ibindi byo birizana, bigenda byizana. Umuntu n'umwigisha gukora iyi nda yiwe ikagubwa neza, ikumva irahumuritse, ikumva ntago afite igishyika tejo nzarya iki. Ibyo uzamusaba byose
azabikugezaho uwo musoro, ibikorwa byose. Ibibazo bituruka ku mutekano w'inda. Murakoze cyane, ndabashimiye bakunzi bagubwa neza. Nizere ko muratanga ibitekerezo, kandi ushaka kuzana nawe igitekerezo naze hano. Ushonje naze tumuhe. Murakoze. Ushonje naze tumuhe, ufite imbaraga naze tumwereke icyo azikoresha.